se noneho abantu ku ruganiro rwanjye noneho ndabona bariho pe umunsi ntacyo ndi What? imodoka iyo pe iyo ndayigura pe ibihumbi 10 ibihumbi 10 ndabihise mu ntacyo kanjye nanicaginga ku buryo ino modoka nayo kuyizana n'ubu so ndayigura ariko ntacyo ndayigura amafaranga siko mfite 9,000 rero no murega zanjye ni ihe se yangu no yose buguke ariko ntacyo kandi ndayigura ye kanze maze ncete izi nyusi izi ngizi tu izi ntabwo ndabura 9 kabisa izi 9 bahita barimwaza nanjye n'ubundi noneho njye n'umumaro watunze imodoka se n'indwazigura yakora imana imfashe n'uwumva n'umuntu kuko wumvishe nta waba ukizigura nubwo ziri ku byanga yakose wapi ntawazigura mani bamaze kumva ino mwumva ariko ntacyo ngibi twari utundi tuntu turi ngo ni inkweto yose wari kumamagarira iki allo amakuru se mani bro sike warabuze mani shawo nibereye mu rugo nyine niho nakwamiye tu nese mani wanyarutse se mani ukaza basi ukanansura mani ziko nanjye tuba tutanaherukana sawa ndi free tu ntari ubonye umwanya waza mani tukadiringa tu kabisa sawa mani sawa banguka ahubwo mani banguka dupange na ya deal y'ukuntu gahunda ziragenda no munsi turi n'ahantu turajya gucakaza mani iyo ko umuntu amaze iminsi ameze nabi nta kintu ariho sava okay thank you allo sheri burana ngo ubigije cucumwa yewe uri kuvuga ngo ndagukunda kabiri kange nakubwiye ko ngukunda oya nyine nawe ujye ugabanya mani ngese kuba kububona tugendana nicyo kikwereka ko ngukunda wapi ntukambeshyere tu sanari binge nagufataga nk'inshuti isanzwe pe ariko se manze nkubaze iyo uri kubwiye nyoko ngo ndagukunda kabiri kange nabikubwiye oya ntukajya urambeshyera wowe byabigabo byose murarana byose se ushaka kubinkiraho noneho ngo nzakujyane noneho barakumaze buretse muye ni G mani manze mvugane na salama bro amakuru se Ni meza bro. shamani maze imisi twaraburanye Ntabwo bizi. Umva ntabwo nsigaye nkubona ubundi nawe kuntu byakugendekeye pe. mani na za pasi z'ibyana nagukaragaga byose warabihombye so nyine wihangane tu icyo mwari muri kuvugana wenda ukindangiye pe. Najya kureba. Umva kirasura kizi kira mani n'amaji yandi abafite ku mabondo ara niyo kikaraga wese wakikaraga ufite ikimana none se mwa uri kubona mfite inda noya bape mani no ku mufuka baba bafite se wowe kuba wakubiswe n'ibibote bimeze ucyo
nyine bote ntabwo ubona ko ari nyine ni abashumba mwana. oya nyine urumva hari akaprosidiro nyine twari turimo hari ibyo twari turi gupanga nyine iyo ukaba turaza gukuramo nk'utumiliyoni tubiri nyine iyo biziza gucamo ariko nyine hari ahandi hantu nayo ngiye kureba undi muji nyine muri ariko nyine turi kumwe sawa mani ahubwo ugire umunsi mwiza rakibwa se kibikabutura bibi n'ibiboteza nta kintu mvugana n'imbwa nka ziriya hagiye bitereka kwigererana n'abakire nkatwe imbwa nka ziriya ngo nzikaragasheri wanjye akasha we wamuswe irambwa y'ibikabutura bibi ariko si sheri nawe ariko sigaye anenguha ariko ntacyo siko mukunda ubundi namushyira ndamukunda pe ariko niraniga nawe nyine kandi tujye kureba ko yarenze wabona runiga rukuza runyumviriza ahantu ngiye kwibwira shiri wanjye rukaba rukugenda rubyumva ndetse ndi na fone mubwire cyanda ruzisha barasanga bahanamfatira shiri ku ngufu kandi nkomeze nigende ariko reka njye kureba hari umugore yambwiye ngo ariko mana mfite sheri ariko nawe yarananiye pe uriya mugore mfite yarananiye buri munsi njya kumureba nkamubura najya kumureba nkamubura buriya rwose biriya bintu ankorera ntabwo aba ari byo kabisa buriya se ariko ndumva ngo akundana n'undi muhungu ndajya kumubaza ukuntu bakundana kandi yaranyemereye ko ari njye akunda njyenyine buri munsi ambeshya ngo arankunda kandi anca inyuma ariko reka nzi